atari makeya yashize twagarutse hano kuri bagenzi bacu dukorana. So tugaruka kuri Rigani Rugaju. Twabwiye ibije uko bimeze, ariko kuva Rigani makuru yajya hanze avuga yuko afunzwe kugeza ejo nko mu masaa 7. Ibintu byari nyiri muri ibintu buri muntu wese yavugaga ibintu bye. Buri umwe azana amakuru ye, usibye katari nawe gusa ndetse n'abandi makuru acicikana ajya hanze buri kanya. So ejo rero mu masaa 8 nibwo twagiye kubona saa 8 buri ariko ara nayo masaa muri ayo masaa ngo twagiye kubona tubona itangazo rigenewe abanyamakuru ryashyizwe hanze na RDF cyangwa se Rwanda Defense Forces. Itangazo ryarigenewe abanyamakuru twebwe, ariko ubwo bivugi bari kujya nyine nubwo retugenewe n'abanyarwanda bose nyine bamenye ibijya mbere. So nagira ngo rero mbanyure muri itangazo, ariko ntabwo ndi bwifuze, ntabwo ndi bukenera ubusesenguzi bwanyu ku itangazo. Si bisanzwe se? Itangazo rigenewe abanyamakuru riragira riti: ubuyobozi bwa RDF buramenyesha ko ubushinjacyaha bwa gisirikare bukurikiranye mu butabera ofisiye 2 ba RDF hamwe n'abasivili 20 bakurikiranwe ku byaha bakekwaho bakoranye nabo ba ofisiye. Abo bose bafunzwe by'agateganyo n'ubushinjacyaha bwa gisirikare ku byaha bakekwaho bikurikira: icyaha cya mbere bakurikiranweho ubufatanyacyaha mu kwakira no gutanga inyandiko utemerewe. Icyaha cya kabiri bakurikiranweho ubufatanyacyaha mu gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe. Muri itangazo RDF ikomeza igira iti: ibyaha bakurikiranweho bijyanye n'uburyo haguzwe amatike y'indege kuri konti ya Minisiteri y'Ingabo mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Nk'uko biteganywa n'itegeko, abasivili iyo bakoranye icyaha n'abasirikare bakurikiranwa n'ubutabera bakaburanishwa n'inkiko za gisirikare. Tangazo rero batavuga bati umusozo end. Hariyo end twakundaga kugenda tuvuga tuti iyi end turayikunda uburyo nyine basoza itangazo. So rero nuko bimeze. Ibindi tuzategereza ubutabera bwa gisirikare icyo buzatanga nk'umwanzuro kuri iki kibazo cyagaragaye. Nyine Rugaju nawe ari muri abo basivili 20. Impamvu turisomye nuko nyine Rugaju nawe ari muri abo basivili 20 bavuzwe mu itangazo. Sobanutse. Si ibyo se ibe? Ni ibyo wenda umuntu abagenda abonereramo na information. Ubu nkanye ntabwo nari nzi ko iyo umusivili akoranye icyaha n'umusirikare akurikiranwa n'inkiko za gisirikare. Urabimenye? Ntabyo nari nzi, ubu ntabwo bimenye. Numvaga nyine mugikoranyi wakurikiranwa n'inkiko za gisirikare nk'umusirikare, nawe wenda ugakurikiranwa n'inkiko zisanzwe z'abasivili, ukajya muri RIB, ukajya mu bushinjacyaha gutyo. Ariko nyine ubwo niko bimeze. Ubwo n'ubutegetsi ukareba uko bizarangira. Yego, asante sana. Nicaranye na Ibera hano za Kicukiro, Iberi yari yadagazwa aravuga ati jewe kuva nakora kuri ra mikoro uriya mwana yarantunguye. Nibwo yavuze inkuru twese hano murayivuga cyane. Ati rero ngewe ejo nitukora dushaka kumushimira rwose. Biragaragara yuko stage ye izatanga akse umusaruro. Twatotoye Reyo turiho tuyivaho. Naravuga ati ariko tutarava kuri Reyo tuturetse kugenda Rayon Sport irasinyisha rutayizamu
turibaza uti se retse sinyisha nde ati rasinyisha Mugunga mu gitondo kare saa 3 inkuru ya Irene Mugunga yewe yizanye muri uyu murwa Mugunga bose abantu bose baza kuyivuga n'abayivuze ejo bayikesha Irene. Ubwo rero arumva Irene yabivuze neza nkanye navuze bya mashama ariko sinavuga ikipe aza kujya ariko muri kuvuga nti ndege ntiramujyanye rwose ari arahagurutsa agiye Dar es Salaam amashami nawe no wawe urumva ariko kandi yisobye ngira ngo ni no gusaza birimo ni mu myaka nanjye nk'iyabaye Irene nabagamena ariko urumva ko Irene yakoze akantu keza Irene rwose Irene ejo yadukanzemo ubwo rero Irene suruse zabanza zari zikaze ariko nubwo wenda atarasinya simbizi nabonye muri Sport bavuga ko atarasinya ariko amakuru ari atasinya bigano byabaye agarasinya ariko nejo yari ari mu nzu n'indi nkuru ndumva ko sepe agifite n'izindi sepe kuri ya gikeri yiwe kabisa ejo yari Paris yari mu nzu yari yivumbi afite ka gikeri gatukura k'umutuku yarahinduye mu minsi yashize yageze no kuba afite Benz y'igikoko akunda imodoka cyane bagenda ahinduranya ariko n'ubundi buriya burebure kuri moto ntabwo byahuye hafi ntabwo tuvuga ko nta muntu muremure utega moto bende buriya burebure bwa Mugunga n'amakipe yakiniye hari abantu barebare tuyurirana hari abarebare tuyurirana rimwe na rimwe tukajemo cyangwa tukavuyemo karihuta karagahuma ubwo ushaka kwica kurya kajeje narabyite ntimukabona abanyamakuru badakunda imodoka cyane zabakerereza ayo uzi gukererwa kuri mu mikoro iyo ukererewe abantu bahita babyumva ko wakererewe ahantu utabwira urugero wenda nka Dede cyangwa nka Claude ati bumbereyeho ndaje si nka mu iduka ngo shift nirangira avuga uti munsigare wa 30 ndabona kugezeho hariya rero kamoto karabyihutisha no muri amutiyaje kanyuramo sawa kabisa yego hanyuma rero mu masaha atari makeya yashize twagarutse hano kuri bagenzi bacu dukorana so tugaruka kuri Rigani Rugaju twababwiye ibye uko bimeze ariko kuva Rigani makuru yajya hanze avuga yuko afunzwe kugeza ejo nko mu masaha 7 ibintu byari nyiri muri ibintu buri muntu wese yavugaga ibintu bye buri umwe azana amakuru ye usibye ko atari nawe gusa ndetse n'abandi makuru acicikana ajya hanze buri kanya. So ejo rero mu masaha 8 nibwo twagiye kubona saa 8 buri ariko ayo masaha muri ayo masaha niyo twagiye kubona tubona itangazo rigenewe abanyamakuru ryashyizwe hanze na RDF cyangwa se Rwanda Defense Forces. Itangazo ryarigenewe abanyamakuru twebwe ariko ubwo baba ari ukujya nyine nubwo retugenewe n'abanyarwanda bose nyine bamenye ibijya